Bakunze barigenda update pro ikaze mu gice cya nyuma n'umusozo w'inkuru impeta y'ikinyoma. Ni inkuru twatangiye Mary umwari w'i Kigali yikundanira n'umusore utagira ukwasa uba muri Canada. Byose byatangiriye ku butumwa bwa Instagram aho uyu musore ari we wabengutse Mary maze agatangira kumwandikira. Byaje gukomeza bigeraho baca umugambi w'uko Mary yajya muri Canada maze ngakaba umwami umutima wa Eric ubuziraherezo. Gusa Mary ntago yahiriwe. Mary yageze muri Canada asanga Eric n'umupapa w'abana babiri ndetse yari afite n'umugore babana. Ku icyo gihe Mary yatangiye gukoreshwa nk'umukozi wo mu rugo kwa Eric ndetse adahembwa, nta burenganzira na bumwe afite uretse kubaho. Gusa kubw'amahirwe Mary yaje kubona ubutabazi nyuma y'igihe kinini asenga asaba Imana ngo nibura yipfire, nabyo yarabibuze. Muri episode ya 5 iheruka rero Mary yaratabawe naho Eric arafungwa, ariko dosiye ntabwo yari irangiye kuko Sara umugore w'umuzungukazi wa Eric yageze mu rugo asanga inzu yagoswe na polisi, kandi mwibuka hari amashusho ya CCTV camera yo mu gikoni yahamyaga yuko Sara nawe afite uruhare mu byakorerwaga Mary, kumutoteza, kumukubita ndetse no kuba yarambuwe uburenganzira bwe bwose nk'umuntu, harimo no kwakwa ibimuranga. Uyu munsi muri episode ya 6 tugiye kurebera hamwe iherezo ry'ubu bugome ndetse n'ibyabaye kuri uyu muryango wari warabaswe n'ubugome ndetse n'ubugizi bwa nabi butagira uko busa bakoreye Mary. Kugeza ubu turakibaza utese Sara yaba agiye gufata abana be agahita atorokera muri Amerika mbere y'uko polisi imugeraho ikamuta muri yombi, dore ko CCTV camera zamaze kugaragaza ko ibyabaye kuri Mary twabonye muri episode zabanje byose abifitemo uruhare. Ese Eric wamaze gufungwa we ashobora kuzatsindira urubanza akaba umwere maze agafungurwa akava mu buroko? Uyu muryango wa Eric se waba ugiye kubona igihembo cy'ubuhemu? Ese mama noneho Mary inshuti n'abavandimwe be bazamenya ukuri, bakamenya ubuzima yabayemo ndetse bakaniruhutsa bamaze kumva yuko yaje gutabarwa? Tubane muri episode kugeza ku musozo. Wibutsa ko niba utarakanda subscribe igihe niki wakanda subscribe kuri Legend Update Pro, tugakomeza kujya tubana mu biganiro bitandukanye tubategurira, tubagezaho inkuru. Ni inkuru zishingiye ku byo benshi mu rubyiruko banyuramo cyane cyane muri iki gihe cy'ikoranabuhanga ndetse no kwiruka ku buzima dukoresha uburyo butandukanye. Benshi bashakira ubuzima muri diaspora, abandi bava mu byaro bajya gushakira ubuzima mu mijyi. Tubane rero kugeza ku musozo. Wibutsa ko iyi nkuru wanayisangiza abandi. Ku gitekerezo cyangwa ikindi cyose wifuza kutuganiriza watubwira muri commentaire. Dutangiye na episode ya 6. Kuri uwo munsi Sara ntabwo yigeze akandagira mu nzu. Akimara kubona imodoka ya polisi n'ibimenyetso bitukura, ibi bizwi nka police tape, ibyo bimenyetso byari bikikije urugo rwe ndetse guhera ku marembo hose ibyo bimenyetso bigaragara, umutima wa Sara warateye cyane kuko yanahamagaye umugabo we Eric ntiyamwitaba ndetse na telefone ntiyacagamo. Ako kanya Sara yahise akata imodoka yihuta cyane asubira inyuma, agenda yihuta abwira abana bati tugiye muri Amerika kuko hari gahunda itunguranye itumye tujyayo. Sara yarazi neza ko kwibeshya agakandagiza ikirenge mu rugo rwe bingana no guhita atabwa muri yombi agasanga umugabo we Eric muri gereza.
kanya Sara yahise afata umuhanda munini werekeza ku mupaka wa Canada na Amerika, n'umupaka wa Niagara Falls. Sara yari afite icyizere cy'uko namara kwambuka akava muri Canada akinjira muri Amerika, polisi ya Toronto itazahita ibasha kumuta muri yombi. Nyamara icyo Sara atarazi ni uko polisi ya Canada yari yamaze guhanahana amakuru, ndetse ayo makuru n'ifoto ye byamaze kugezwa muri sisiteme z'abinjira n'abasohoka. Isaa 11 zuzuye z'umugoroba nibwo imodoka ya Sara yari igeze Niagara Falls border crossing. Aha ni ku mupaka munini utandukanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Sara akiri aha ku mupaka, akiri mu murongo ashaka gutanga ibyangombwa, abasirikare n'abapolisi b'Abanyamerika n'Abanyakanada bashinzwe umupaka bahise baguta imodoka ye. Bamutegetse gusohoka ashyize amaboko hejuru. Wa mugore w'umuzungukazi, wa mugore utajya agira ibyaha, wa mugore utagira imbabazi, wa mugore watoteje bikomeye Mary, yahise yambikwa amapinga imbere y'abana be. Amezi 3 yakurikiyeho mu mujyi wa Toronto habaye urubanza rukomeye cyane, maze ibitangazamakuru byo muri Canada birandika karahava. Iki gihe Eric n'umugore we Sara bahozwaga imbere y'inkiko. Umuryango wa Eric wageragezaga kubeshya umucamanza ugira uti Mary yaje muri Canada ku bushake bwe, twamuhaye ibyibanze byose, ntabwo twigeze tumugira umucakara. Mary yaje muri Canada azi neza yuko aje gukora akazi, na visa twamushakiye yari visa yo gukora. Mary ntabwo yaje ngo abumucakara. Mary ntabwo yabeshwe yuko aje kuba umugore wa Eric. Ese bigeze basezerana? Uyu muryango wakoresheje uko ushoboye uraburana, ariko nyamara polisi ya Canada yari ifite intwaro itayemuka, ni ikoranabuhanga rya CCTV camera. Izi ni za kamera zifata amashusho ziba ziri ahantu hose. Polisi hari izo yari yarafashe kwa Eric mu rugo. Mu rukiko amashusho David yari afite yahise ashyirwa kuri screen nini y'urukiko. Urukiko rwose rwaguye mu kantu rukimara kubona uburyo Sara na Eric bambuye Mary ibyangombwa, bakamwambura icyubahiro cy'umuntu, bakamwambura icyubahiro gikwiye umuntu. Noneho babonye uburyo Eric yakubise urushyi ruremereye mu maso y'umukobwa Mary, ubwo yakomezaga kumubaza aho telefone iri, bose barumiwe. Ubwo hasomwaga icyemezo cy'urubanza, umwanditsi w'urukiko yagize ati Eric na Sara, mwakoze icyaha gikomeye, mwakoze icyaha gishobora guhungabanya umuntu, mwakoze icyaha gikomeye cyane muri Canada. Mwagize umwana w'umukobwa umucakara binyuze mu kinyoma cy'urukundo. Urukiko ruhakatiye gufunga imyaka 12. Iryo jambo ryarangiye Sara na Eric barira cyane. Abapolisi babakurubana babinjiza mu modoka itwara imfungwa. Naho ku rundi ruhande Mary yari yicaranye n'inshuti ya Patrick, bahise basuka amarira y'ibyishimo. Inzego z'ubugiraneza ndetse n'iz'ubutabazi muri Canada zahise zizera Mary, zimushakira ibyangombwa, ndetse Mary atangira gukora mu buryo bwemewe n'amategeko, mbese mu buryo busesuye hano muri Canada. Mary yahise aba umwe mu bakora kugira ngo biteze imbere ndetse
guteza imbere igihugu cya Canada. Nyuma y'ukwezi kumwe Mary yari yicaye mu nzu ari kumwe na Patrick wahise umuha akazi mu ruganda rwe rukomeye rukora ibijyanye n'iby'imideri. Mary yafashe telefone ye nshya maze ahamagara nyina wari wibereye i Kigali mu Rwanda. Mary yagize ati, mama uraho neza, ndacyahumeka, Imana y'u Rwanda yarantabaye. Burya wa musore Eric yari umutekamutwe, ariko Imana yakoresheje umunyarwanda bita Patrick na polisi. Ubu wa musore arafunzwe kandi nanjye ndaho meze neza, ubu mfite akazi, ubu ndi gukora. Mama uzajya umbwira mu gihe hari ikibazo ufite cy'amafaranga. Mama ubu mfite ibyangombwa byo muri Canada, ubu mfite ibyangombwa byo kuba muri Canada, mfite n'ibyangombwa byo gukora muri Canada, ndi gukorera amafaranga nk'uko nabikubwiye. Mama wari warambuze ariko tuzajya tuvugana, nzakohereza telefone tujye tuvugana unandeba, sibyo mama? Bakunze ba Rugendo Update Pro, mama wa Mary i Kigali yahise agwa mu kantu, arapfukama ashima Imana y'u Rwanda, arambura amaboko ashima Imana ikura umuntu mu mva ikamugarura ibu. Bakunze ba Rugendo Update Pro, uyu ni nawo musozo w'inkuru yacu, inkuru impeta y'ikinyoma. Inkuru igusigiriye somo, watubwira muri commentaire. Wibutsa ko niba utarakanda subscribe kuri Rugendo Update Pro wakanda subscribe. Niba ari ubwa mbere ugeze aha, iyi ni Rugendo Update Pro, tunyuzaho inkuru zubaka urubyiruko, inkuru zubaka umuntu, inkuru zidufasha muri ubu buzima. Ntibagirwe gusangiza abandi iyi nkuru. Tuzasubire mu zindi nkuru zitandukanye turi kubategurira.